ishapure papa yayimanitse mu cyumba mvuye koga turayibura hashira iminsi papa ndamubwira ngo amfashe umwana gama hano ngaha maze kuryama hano ngaha ndiyorosa kuko nari narose Imana muri chapelle yanjye ndaryama nsanga ndayambaye. Ya nzoka iri mu nda iracyakuniga? Oya ntabwo ikiniga ahubwo isigaye iba mu mugongo. Nyuma yaho amuvuye hano ntabwo umwana yongeye gusubira ku ishuri, byaranze burundu. Numva ari harivugisha ntego gutwi ngo numva ibyo ari kuvuga. Numva aravuze ngo Yesu ko wangaruriye ishapure yanjye wampaye n'umuti umvura bino bintu. Bo ahita baduka mfata ukuboko ati papa ati dusohoke ntese tujye hehe? Ati ngwino ariko ati Imana imyemereye umuti. Kuvuga ngo rero hano muri inzu harimo je ari gihe ambwira ati byuka papa akanyereka turiya mukobwa wambaye umwenda wa karokaro uri kumureba kareba je nkamubura ati je ndiho ndamureba uko je mbona nawe afite izindi imbaraga. Hari imbaraga afite jewe ntazi ko n'ubwa mbere mbonye ishapuri zikajya mu ijosi ry'umuntu yari yarabuze nta wimwambitse twicaye hano mu ntebe. Gihe byambere bitangaza mbona ndatunga. Reba kuva mwava hano ntarajya kuri wese kandi ararya. Bigaragara ko iki muri mu nda nicyo kibyirira. Nkubasiga ntegeka kumugurira amandazi. Amandazi atanu akarya mu isegonda rimwe. Kandi akongera kugura ngo arashonje. Ngo asigaye afite imbaraga zidasanzwe. Yego. Asigaye akora ibintu bitangaje n'ibiki. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV twonje tubahaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi kuri camera za BigTown TV. Iyo wageze kuri BigTown TV ugomba gukurikirana ibi biganiro byose maze nawe ukabona umwanya wo kuza gutanga ibitekerezo byawe kuri comment. Inyuma y'ahangaho ikindi cyo mbasaba kuri BigTown ni ugukanda subscribe maze mugakurikirana izi gahunda za buri munsi. Tukajya tungurana ibitekerezo tunabazanira amakuru atandukanye kugira ngo tubamenyeshe what is happening hirya no hino ku isi. Uyu munsi kuri camera za BigTown TV tukaba twongeye twagarutse gusura wa mwana w'inshuti yacu akaba yitwa Cyusa. Umwana Cyusa ngira ngo bushize twaramusuye mwarabonye inkuru ye. Ni umwana woherejwe inzoka mu nzira z'uburozi y'inzoka mu nda. Nuko batubwiye ushize na hejuru y'icyumba cye ngo hari inzoka yoherejwe. Uyu mwana kenshi papa yatubwiye iyo ashaka kujya ku ishuri bidaimoni biramufata bikamuniga bikamukubita hasi. Umva ko atari ibintu byiza, ni ibintu bicanze cyane. So tukaba twongeye hano twagarutse ko hari amakuru duheruka kumveje bundi ngo hari ukuntu byagenze kuri shapuri amashapuri nyine y'abakatolika ngira ngo murayazi. Hari cyari cyabaye baraza kutubwira byagenze gutse n'ibindi byose, ariko uyu munsi twagarutse hano barimo kutubwira amakuru nago ari meza, ibintu nago bimeze neza. Papa Cyusa nguyu hano, ariko uyu munsi nifuzaga kubanza gusuhuza Cyusa tutaragaruka kwa papa we. Cyusa tubanze tumusuhuze abanze atwibwire neza amakuru y'iminsi ngaye bimeze gute. Cyusa amakuru meze neza cyane. Kuva ejo bundi tuva hano mu rugo wari umeze gute? Ari meze neza. Ngo amakuru y'ishapure byagenze gute? Shapure twari twarayibuze ariko nararyamye kansanga yambaye. Ishapure papa yayimanitse mu cyumba mvuye koga turayibura turayishaka turayibura. Tumaze kuyibura hashira iminsi papa ndamubwira ngo amfashe umwana gama hano ngaha. Maze kuryama hano ngaha ndiyorosa kuko nari narose Imana muri chapelle yanjye. Ndaryama nsanga ndayambaye. Iri hehe? Iyo shapuri wayikuye hehe? Apana ejo bundi kera ninde wayiguhaye? N'umugore. Ende? Umugore. Umugore wa Mukarujanga. Umugore wa Mukarujanga niwe waguhaye shapuri.
noneho wari wayambaye ukayibura yabuze gute? twayisize ahantu dusanga yabuze. Aho hantu ni hehe? mu cyumba. Mu cyumba. None uje kureba usanga shapuri yabuze. Bigenda gute none nyuma yangaho? Hashize iminsi ndaryama. Maze kuryama nsanga ndayifite. Fata mikoro neza bigumisha hano. Usanga uyifite. Wayisanze hehe? Nayisanze nyambaye. Kandi ntabwo wari wayambaye mbere yaho? Usanga shapuri iri mu ijosi wayambaye? Uryamye? Indyamye. Ninde wayikwambitse? Ni Yesu. Ni Yesu? Yayikwambitse gute? Nari ndyamye. Yari yambaye ikanzu ndende n'umusatsi ugera inyuma, maze arayinyambika. Arayikwambika uryamye? Ubona wewe wabonye ko ari Yesu neza neza? Arayikwambika, maze kuyikwambika urabyuka? Wisanga wambaye ese Yesu icyo gihe aza kukwambika iyo shapuri nta kintu mwigeze muvugana? Twavuganye naryamye. Yakubwiye gute? Wamusubije gute? Yari yambwiye ko niryama saa sita ndi bubone shapure yanjye. Noneho nza kubahiriza ibyo yambwiye ngama saa sita, maze ndayibona. Ubyuka uyambaye shapuri. Nta kindi kintu mwaganiriye na Yesu? Ikindi twaganiriye niko yampaye umuti. Umuti? Umeze gute? Umvura. Icyo gihe nyine aje kukwambika ishapuri yaguhaye n'umuti. Uwo muti uri hehe? Umuti uri hariya mu kabati. Nawe wabyutse usanga yakuzaniye umuti? Oya. Yambwiye ibyo mukoramo ndawukora. Mu nzozi? Arakubwiye ngo ukore gute? Yakubwiye ngo ufate iki n'iki kugira ngo ukore umuti? Yambwiye ngo mfate inyarabasanya, ngo ninjya kuryama no kurya ngo nge nzirya. Urazifata? Inyuma yo kubona ishapuri no gukora umuti amaze kukwigisha, ubyuka ikintu wahise ukora direct umaze kubyuka ni ikihe? Nahise njya gushaka umuti. Ako kanya? Wenyine papa ntabwo arahari? Namufashe akaboko ndamusohokana ajya kunyereka inyarabasanya. Papa mwaraganiriye uramubwira inzozi zawe cyangwa ukuntu mwahuye na Yesu n'ishapuri ukuntu yagarutse umaze kubyuka mwaraganiriye? Umubwira gute? Namubwiye ngo ko nabonye Yesu. Ntabwo yigeze yikanga papa? Yarikanze akora ku ishapure ararira. Ararira? Uhita umufata ukuboko ngo tugende tujye gushaka umuti. Ako kanya se ntabwo mujye gushaka umuti naho ntabwo yongeye kwikanga avuga ese mwana wanjye uranjyana hehe? Ntabwo yabivuze. Ni hatari. Noneho inyuma yo kubona ishapuri hari impinduka? Ya nzoka iri mu nda iracyakuniga? Oya ntabwo ikiniga, ahubwo isigaye iba mu mugongo. Yarimutse? Yimukiye mu mugongo? Mu nda yarahavuye? So mu mugongo ubu ngubu wigufata gute iriya nzoka? Iraza nawe iranika mu mugongo. Ya yindi iri hejuru y'icyumba cyawe? Ntabwo mbizi. Yo ntabwo urongera kuyibona? Imiti hari ikintu igufasha? Igufasha gute? Fasha ko bitanga mu nda ntibinanike. Iyo wanyoye imiti ntabwo bikuniga? Pole sana mama. Yes papa Cyusa, amakuru? Amakuru ni meza. Natangiye kuvugana na Cyusa gatoya ariko nawe wasuhuza abangaba barimo gukurikirana BigTown TV. Ndabasuhuje cyane. Basaba ngo bajye badusengera cyane kubera ibigeragezo turi guhura nabyo.
Okay. Yes, kuva twavuye hano byaje gukomeza gute kuko twavuye hano uwo munsi umwana yari yasubiye kujya kwiga, yasubiye ku ishuri, twanamuvanye ku ishuri, ariko uyu munsi ni umunsi w'amasomo, umwana ari mu rugo ntago yagiye kwiga. Ese bimeze gute kuva twavuye hano, impinduka zari zihe, n'iki cyaje gukomeza no kuvuga ngo nyuma yaho amuvuye hano ntago umwana yongeye gusubira ku ishuri, byaranze burundu kuvuriya munsi. Kuvuriya munsi. Ubwo noneho bisaba ko nkomeza kumuba impande ko byaramushituraga bigakubita hasi. Ubwo nyuma hari ishapure ye yari afite nyimukuramo ngiye kumwoza, siga nyimanitse mu cyumba, tugarutse turayibura. Hashira igihe twarayibuze, igihe kingana gute? Icyumweru n'iminsi. Okay. Ubwo nyuma umwana aza kumbwira mu gitondo ati narose Imana isubiza ishapure yanjye. Ariko sinabyitaho, numva ko ari nk'inzozi ze nyine. Ubwo nari nicaye hano mu ntebe, ari nko mu masasta, arambwira ko ari ishuka nkunda kwiyorosa, turyamye mu ntebe kuko sinjya ndyama mu cyumba, ndyama mu ntebe ko mba ndi kumwe nawe afite ikibazo gikomeye. Ko mba ncunga buri kanya ko asimbuka, kuko arasimbuka akagera hejuru akagaruka akikubita hasi. Ubwo yarambwiye ati reka ndyame, arakana yari ateruye, aravuga ati mfashe umwana nduhukeho gakeya. Ahita aryama yiyorosa yashuka, ahita ashiguka ati ngiye kuzana ishapure yanjye, mpita mufata ukuboko, ahubwo giye mbona arayambaye. Ndamubwira ntihagarara, simbona uyambaye, nkikoraho mfite ubwoba ngo numve ko ariyo. Numva niyo. Ahita ambwira ngo reka nongere ndyame. Arongera ariyorosa, numva ari harivugisha, ntego ugutwi ngo numve ibyo ari kuvuga. Numva aravuze ngo Yesu, ko wangaruriye ishapure yanjye, wampaye n'umuti umvura bino bintu. Ahita baduka mfata ukuboko ati papa ati dusohoke. Ntese tujye hehe? Ati ngwino ariko. Ati Imana imyemereye umuti. Tugeze hanze arambwira ati nyereka icyatsi bita inyabarasanya gifite agashokoro. Turagenda njya gushakisha, ndakibona ndakimuhereza. Turagaruka, akuraho utubabi, aratwoza, aradutamira. Arambwira ati uyu ni wo muti Imana impaye. Ubwo ubu munsi yaturiye nta n'ikibazo yigeze agira, yararyamye arasinzira. Mu gitondo byabyutse ari intambara, mbese menya nabyo bita bishaka izindi strategy, ko ese ambwira ati kimukiye mu mugongo. Noneho mu mugongo aribanga nk'umuheto, akibanga nk'umuheto kandi ukabona arahera umwuka. Je nkamufata, nkarwanya, nkasenga, nkahamagara n'abantu bakaza bakamusengera, bigasa nk'ibicururutse ariko bikongera. Ubwo ejo noneho nibwo byamumereye nabi, agiye kwahira wa muti we Imana yamuhaye, turagenda amaze kurandura, cyahise kimushikuza kimujugunya nk'iri, yarambarara mu muhanda ahera umwuka. Umukoraho numva arakonje, numva byarangiye. Namaze isaha nicaye mu muhanda, abantu baraza banzi baricara barasenga, turamuterura twamukuye ameze nk'umurambo, tumugeza mu rugo. Tumugejeje mu rugo barakomeza barasenga, asa nk'uzanzamuka, ariko ndaranicaye n'ubundi. Ndaranicaye pe. Ubwo hari petit frère uba hano, hari agatelefone yari yatiye umwana wa haruguru ashiremo simukadi, sinzi washaka kuvugisha. Akaraje ku meza nako turabyuka turakabura. Tukibaza telefone ahantu yagiye kandi hari hafunze. Ubwo mpita mbikompara na ya shapure, nti n'ubundi n'umudayimoni wayijyanye tu. Umwana arambwira ati ariko kiriya telefone izagaruka. Reka ntegereze ndebe. Ubwo nijoro nibwo yambwiye ati ngiye kubazanira telefone. Uno mwana telefone yari yande? Yari y'umuturanyi ariko yatiwe na petit frère tubana hano. Murabana hano. Yari yatiye telefone y'abandi arayizana hano. Yashaka gushiramo simukadi ndavugisha umuntu. Ubwo telefone umudayimoni arayitwara. Nubwo umwana niwe wambwiye ati telefone iri bugaruke, ati nimugire ikibazo. Noneho arambwira ati mufata kandi ga telefone gato mugashira hano ku meza, karaza gukurura indi raza. Aga telefone gatoya mugashire ku meza karaza gukurura kuko indi telefone. Yabanje afata Bibiliya arayirambura, sinzi aho yarebye, afata ya shapure ye ayirambika muri Bibiliya, sinzi amagambo yavuze, arambwira ati ya telefone murayibona. Noneho hashize akanya atatubwira ati Imana imbwiye ahantu hari simukadi. Hari telefone ari kumwe na simukadi. Hagenda azana agakapu karimo utuntu tumwanda kabaga mu cyumba. Arakoramo asuka ibintu hasi, arabanza abona simukadi imwe, abona n'indi kuko telefone karimo simukadi ebyiri.
azihereza nyirazo ati none aratubwira ati telefone yindi ntoya muyishiranga iraza kuzana indi hashize akanya tubona afashe bibiliya nanone na ya shapure ashiramo noneho arabyuka telefone ayikura hariya ku meza yabanje arashaka arayibura ariko ajya mu cyerekezo irimo numva arasenza bw'Imana ati Mana ko wanyemereye kunyereka telefone nkaba ntari kuyibona arongera areba inyuma hariya ikarito telefone arayibona ahita ayihereza nyirayo kuvuga ngo rero hano mu inzu harimo je arigiye ambwira ati byuka papa akanyereka turiya mukobwa wambaye umwenda wa karokaro uri kumureba kareba je nkamubura ati je ndiho ndamureba mbo na ninjoro yaharyamye nabwo arambwira ati hari umutima impaye ati ariko ntuzongere kuvuga kandi arambwira turamenye ntuzanjyane mu kinyarwanda ati Imana nyijeje ko izamvura ko mbyizera gutyo ariko we afite uburyo avugana n'Imana nuko mbona aba badayimoni impano ye bashobora no kuyica kuko giye birantungura cyane yambwiye ikintu aragikora nkabona kibaye cyo ngo abadayimoni Imana ye bashobora kuyica impano ye bashobora kuyica kuko je mbona nawe afite izindi mbaraga hari imbaraga afite jewe ntazi kuko n'ubwa mbere mbonye ishapuri zikajya mu ijosi ry'umuntu yari yarabuze nta wimwambitse twicaye hano mu ntebe gihe byambere bitangaza mbona ndatunga icyatumye uvuga ngo abadayimoni iyo mana ye bashobora kuyica ni ihe mpamvu wavuze gutyo impamvu ze n'impano y'abadayimoni bashobora kuyica nk'ubu urugero ejo bundi hari umupasiteri waduhamagaye ngo tuze twe twaramuhamagaye mubwira ikibazo mfite umwana amereye nabi umupasiteri turavugana arambwira ati nsanga ahangaha ku rusengero mu miduha njya yari we waduhaye rendezvous asengera abandi we ntiyamusengera njera naho musanga kuri stage ndamubwira nti wari wampaye rendezvous kandi ndabona musa nk'abagiye gusoza arambwira ati ndaje subira mu mwanya hano nicaye kureba umwana undi mubona arenga yigendeye urumva rero satani irakora ibishoboka byose kugira ngo no mwana acike intege ko nk'ubu ntakijya ku ishuri nk'ubu reba kuva mwava hano ntarajya kuri wese kandi ararya bigaragara ko iki muri mu nda nicyo kibyirira nk'ubasigaye ntegeka kumugurira amandazi 5 akarya mu isegonda rimwe kandi akongera kugura ngo arashonje bigaragara ko yanzoka iri mu nda ye niyo yirira biriya bintu kuko wavuga se umwana ararya ntashobora kujya kuri wese ukwezi kurashize wavuga ko bimeze gute ni ikibazo hari arakandi kantu wavuze nako dukeneye kumva ngo asigaye afite imbaraga zidasanzwe yego asigaye akora ibintu bitangaje n'ibiki usibye ibyo umaze kutubwira no kuvuga ngo impamvu mvuga nka afite imbaraga iyo shapuri itaraboneka bwa mbere yafashe umusaraba ajya kuko hari shapure ya mbere nari naramusabiye umuntu ayijyana ku ishuri yajyanye ku ishuri ndi mwana aturuka nk'iriya bayimuciriyeho ayimuciriyeho atahana agasaraba konyine noneho afata ikaye ngo agashushanyemo mbona ko ngiye kumushyingura gushushanya umusaraba mu ikaye mbona ko ari ikibazo ndamwangira mwangiye nibwo yafashe telefone yanjye afotora wa musaraba namubujije gushushanya arawuzuminga arawukurura neza awubika muri telefone uwo munsi abona ishapure ye naramubajije iyi shapure uyikuye hehe arambwira ati nyihawe n'umugabo muremure ufite imisatsi igwa yambaye ikanzu ndende ati reka mukwereka ahita afata ya telefone yanjye akurura wa musaraba anyereka Yesu ari ku musaraba mbo ninjoro ukuntu yatubwiye ati ya telefone iragaruka agasenga telefone kaza byanyeretse ko afite impano ikomeye ikindi cya kabiri yambwiye ati muri iyi nzu harimo umuntu anyway yambwiye ati hari imbeba ubonye kuko nayibonye yambuka ati riya ntago ari imbeba n'umuntu ntese kubera iki arambwira ati iyi nzu wabuze abantu bayibayemo ntago mbazi ati hano harimo umusore n'umukobwa bayibayemo benda gusezerana ati umusore yica imbeba ati niwe wabaye iriya mbeba ati uramenye ntuzanayice bikurikiyeho rero n'iriya telefone yazanye n'iriya shapure yambwiye ati zagaruka nkabona byaje byanteye bitanga byatumye mbona ko afite impano ikomeye ahubwo idasanzwe ishobora kuba zira n'impano yafite
ko giye byanteye ikibazo kuko na ninjoro hari undi muti yambwiye Imana imubwiye tujya kuwushaka ariko arambwira ati wowe ntukajye uvuga imiti yanjye nibaza ikintu cyatumye ambwira ati ntukajye uvuga imiti yanjye kandi aranambwira ati unyizere navuganye n'Imana turamenye ntuzanjyane mu Kinyarwanda ubwo rero ndumva jewe nakwizera ibye kuko harimo ibyo akora nkabona nibitangaza ni atari nimba umwana abonana na Yesu akavugana na Yesu akaba afite ubushobozi bwo kugarura telefoni yibwe n'ibiki byose nabyo ni ibindi bintu reka musubize microphone nawe tuganire na Cyusa gatoya Cyusa mu nzu cyangwa hano mu rugo ngo hari abantu ujye ubonamo cyangwa ni umuntu umwe abantu babiri bameze gute umwe ni ikanzu undi ni imbeba umwe ni ikanzu undi ni imbeba ese imbeba nayo ni umuntu gute uyirebye ni umuntu gute icyo sa kubera amaso yayo n'umurizo ariko ntabwo ari umurizo niki sinzi nakaguru sasa papa iyo ari kureba iriya mbeba we abona ko ari imbeba isanzwe wowe ubibona gute nge mbona ari umuntu abahagaze neza ni umuntu nyamuntu oya abagenda nk'imbeba ariko atari umuntu atari imbeba ni umuntu okay hagati y'uyu w'ikanzu niyo mbeba ninde mwiza ninde muganira cyane iyo wamubonye nta muntu njya nganira nawe wikanzu we ameze gute ni umugabo n'umugore ni umukobwa wambaye ikanzu y'ubukwe ahita bikanzu okay alafu w'imbeba ni umugabo n'umugore ni umugabo abo bantu ni abantu ki bavuye hehe baza mu rugo iwanyu gukora iki ntabwo mbizi ariko ujye wabona mu nzu ayo makuru yo kubwira papa ngo mari bagiye gukorera ubukwe hano mugabo akica imbeba ngo yahindutse imbeba wowe yakuye hehe yoyo nayakuye nabirebeye mu ijisho ry'imbeba uhita ubona ko ari umuntu wari ugiye gukora ubukwe muri iyi nzu wabonye ko ari umuntu wari ugiye gukorera ubukwe muri iyi nzu akica imbeba imbeba yayishe gute nyine barayiteze azana umukara arayikubita nawe ahinduka imbeba ni hatari so uwo ubimenya gute iyo babibonye mu ijisho ry'imbeba ubimenya gute ko ibyo bintu byari bigiye kubaho mbona ko ari umuntu uhita umenya amakuru yose sawa noneho Yesu we n'ubwa mbere wari wamubonye wowe undi w'imisatsi miremire yaraje arakuganiriza gusubiza ishapuri yawe yakubwiye n'umuti n'ubwa mbere wari umubonye cyangwa nawe asanzwe aza mukaganira wasanzwe tukaganira asanzwe aza amaze kuza kangahe gatatu bwa mbere yaraje gute yaje mu muti amanisha pure bwa gatatu amumuti bwa kabiri anyereka telefone akwereka telefone okay so we yatangiye kuza hano vuba okay sasa iyi miti we yaraje akubwira ngo ushaka iki ngiki n'iki kubera icyo wabwiye papa nagushaka ko yerekana imiti yawe ku bandi bantu bahita nabo banduka wabimenye gute se ko niba nababwira imiti yawe bahita bakoroga niko ariko bambwiye ninde wakubwiye gutyo Yesu yarakubwiye ngo imiti yawe nuzayerekana uzabigumishe nk'ibanga ryawe okay wararyubahirije usibye papa wenyine niwe wabwiye imiti yawe na mama mama se muraherukana oya ubundi
ubundi mama okay uyu mama ni umugore wa papa cyangwa ni mama wa papa okay sawa abo bantu babiri bonyine nibo bazi imiti yawe abandi ntago bayizi okay so iyi miti iyo wayinyoye cyangwa iyo wayikoresheje hari ukuntu igufasha igufasha gute tubwire none ntago bimfata iyo wakoresheje iriya miti ntago bigufata uguma umeze neza okay so iriya mbeba n'uyu muntu w'ikanzu iyo wabonye wowe ukora iki kenshi iyo wababonye muri iyi nzu ukora iki ndasenga byonyine maze bakagenda cyangwa ntabwo mbizi nimba bagenda okay so cyusa icyifuzo cyawe ni ikihe mu buzima wifuza ko umera gute nifuza ko nakira wakira indwara okay izihe ndwara wifuza gukira bino bintu banerereje okay papa cyusa inyuma ya iriya nkuru mama cyusa mwaravuganye ntago twavuganye sibye yigeze kumumagara ntuka ariko ibyo numva narabikubwiyeho ko nari mubwiye uko mu rusengero bambwiye urakizera ko ari we wohereje bino bintu cyangwa na ntabwo ubundi mu rusengero bo basobanuye ko ntago bavuze ko ari we wabyohereje ahubwo yarabiganirijwe nyina wabo n'umwana ni ukuvuga ngo ubyara nyina ba nyina bavindimwe niwe wabyohereje urabyizera neza ko ari bo babyohereje impamvu mbyizera hari mu rusengero kuba barabivuze hari uyu mwana kuba araravugana nabo kuri telefone we mu nzozi ze ujya kubona ukabona afashe telefone n'ikiganza ashyira ku gutwi akavuga ngo aro aturashaka ndi ati papa ntawe uhari akamubaza turinde akivuga izina akajya amuvuga mu izina avuga ati se urashaka kunyicira iki urampora iki na nijoro bavuganye aramubaza ngo nturapfa ngo papa wasigararira urumva umwana nuko mpita ndamukangura cyane ngo mubaze ibyo yararimo abinsubiriramo urumva ubwo rero nibwo yambwiraga ati Imana ariko yari yamaze no kumubwira ibyo bitangaza hari n'ibindi yagiye anyereka byinshi akambwira ati nyereka ahantu hari ikimenyetso cy'umusaraba muri iyi nzu nkagishaka nkakibura ariko we nyuma akakinyereka kandi narebye hano hejuru kuko mbona hari ikimenyetso cy'umusaraba nyuma yaho arongera arambwira ati muri iyi nzu nta kintu twasanzemo mwaba muri gukoresha atari icyacu nkagishaka nkakibura yanjyanye mu cyumba ahantu ku idirishya anyereka akantu dukingisha kagasumara ukuntu kandi koko twagasanze muri iyi nzu agenda anyereka ibintu by'ibitangaza hano muri iyi nzu by'ibimenyetso mbese bikanyereka ko hari ibintu ari kwerekwa n'Imana kandi anambwira ko iyi nzu tugomba kuyivamo ndamubwira nti ko nta bushobozi mfite turayivamo gute ati si ibya nonaha ariko ugomba gukora ibishoboka byose n'inzu tukayivamo kuko nayo irimo ibintu byinshi cyane ese wakurikiranye amakuru ya ninde wabaga hano muri iyi nzu mbere y'uko muyinjiramo ntago nabimenye ariko uwo nasanzemo ko nanjye nabanje gukodesha hano ariko imiryango twegeranye biba ngombwa ko rero uwari uyirimo ayivamo kandi atananiwe kuyishyura ariko sinamenya igituma ayivuyemo nigeze kumva abwira umuntu ati nzabyara ari uko navuye muri iyi nzu sinzi yari cyatumye ayivamo buriya abanyarwanda ntibakunda kuvuga basanga nawe hari ibyo yabonyemo bidasanzwe na nijoro n'umwana amara kumbwira ati iyi nzu uzashake buryo ki tuyivamo nari ntegereje kuza kubaza abantu nkabaza abantu bagiye baba muri izi nzu nkamenya nimba nabo nta kibazo bigeze bahura nacyo nk'abo bantu bashatse gukorera ubukwe muri iyi nzu uyu muntu wishe imbeba bo ibyabo ntabwo wigeze ubikurikirana we ko yabinsobanuriye umwana niwe yambwiye ati hano harimo abantu babiri bashatse gukoreramo ubukwe umusore
n'umukobwa ati bateze imbeba ati umusore ayikubita umwuko ati uriya musore yahise ahinduka imbeba urumva jewe rero uburyo umwana binsobanuriramo urumva ni ibintu aba yakuye mu nzozi ze yavuganyeho n'Imana akabimbwira bimwe simbasha kubisobanukirwa neza kuko niwe ufite kwerekwa ukwiwe. Ese abaturanyi ba hano cyangwa nyirinzu nta muntu wigeze ushaka kumubaza amateka y'inzu uko bimeze? Nyirinzu rero ntago abinahaba hanze kuko iyi nzu yarayiguze nawe n'inzu nyinshi zituruka hano zikagera hirya ku muhanda ayisigamo abana b'imfubyi bo muri famiye we yibera hanze. Abo bana batuye hano cyangwa umuntu wari wese utuye hano uhamaze igihe kinini imbere yaje imbere yawe ntabwo ugeze umubaza amateka y'iyi nzu? Ntabwo namubajije kubera ko uyu mwana yabimbwiye nijoro. Yabimbwiye nijoro amaze kwerekwa iyo telefone ko iri buze iranaza nyuma twicaye agenda ambwira ibintu akaryama ngo reka nze nkubwire. Nkabona arebye muri Bibiliya afashe ishapure akongera akampamagara akagenda anyereka utuntu ati iriya mbeba itambutse hariya urayibonye? Ati iriya mbeba ni umuntu ntabwo ari imbeba ati kandi uramenye ntuzayice. Sawa ntabwo nzayica kandi koko ikindi kintu nabonye gishobora guhuza n'ibyo ambwiye kuri iyo mbeba habamo imbeba imwe gusa kuva twagera hano. Umenya gute ko ari imwe? Ni imwe niyo mpora mbona kuko ryo inzu ibamo imbeba hari igihe zinaca hari ebyiri cyangwa imwe igaturuka hirya indi igaturuka hino cyangwa ukumva indi iri gusakuriza hirya indi iri gusakuriza hirya. Ubwo rero iyo ni imwe mpora mbona yambuka gusa iba muri iyi nzu. Mumaze igihe kingana gute hano? Tuje kumaramo imyaka 2. Imyaka 2. Okay, imbere y'ahangaho imbere y'ibibazo wabayeho gute muri iyi nzu? Nk'umuntu ukuze umuntu muzima ubona ibi byose wabonaga gute? Hari ikibazo cyazaga muri iyi nzu cyangwa byari bimeze neza? Ikibazo nabonye muri iyi nzu ibyo ufite bigenda bigushiraho utazi uko bigenda. Nese nk'ubu nimba maze ku kwezi ari kwa 5 nta kirakanirwa nicaranye n'umwana umwana akaba atiga byaramujije kujya kwiga utwo ubonye wari ufite tukagushiraho cyangwa ukagurisha ikintu kugira ngo ujye kureba aho uvuza umwana urumva biba ari ikibazo gikomeye. Okay. Ariko nta kintu kidasanzwe by'ibitangaza wigeze uboneramo hano? Gitangaza nabonyemo hano nuko umwana yavuganye n'Imana gusa. N'Imana cyangwa na Yesu? Ni Yesu niyo twita n'Imana. Okay. Ko ni Yesu bakunda kuvugana. Reka nje ndashaka kumubaza impamvu yaje kubwira ngo ntabwo ashaka kujya mu microphone. Cyo sa papa yambwiye ngo gafata nta kibazo. Faturebesheje. Reka kambere nabyo nta kibazo. Reka nkomeze kumubaza mu gihe urimo kwambika noza. Cyo sa papa yambwiye ngo waramubwiye ngo papa sinshaka kuza ongera kunsubiza mu bavuzi gakondo. Ibi ngibi byo wabikuye hehe? Ni impamvu ni yihe? Impamvu ntabwo ngize niko nanjye Yesu yabimbwiye ngo ntuzasubire mu bavuzi gakondo. Yo yibwawe niwe zanyikiriza. Okay. Ngo ntuzongere kujya mu bavuzi gakondo. Okay. Urabyemera ko uzakira? Ndabyemera. Okay, ni byiza. Sasa kutagiye ku ishuri? Ntabwo papa bishaka. Kubera iki? Kubera biri kunura hasi. Iyo ugiye ku ishuri biragukubita hasi? Kuva wa munsi tuvuye hano bimaze kugukubita hasi kangahe? Ntabwo nakabaza. Ariko byarabaye? Okay. Iyo biza kugukubita hasi biza gute ukisanga waguye hasi? Ntabwo nzi uko biza. So iyo wazindutse wumva umeze gute? Iyo byagukubise hasi ukaza kuzinduka umeze neza wumva ko umeze gute? Numva meze neza. Wumva umeze neza. Yeah. So niki kizatuma usubira ku ishuri? Ni ibizami. N'ibizami? Wigira mu rugo se? Mu rugo uriga? Ejo se ntabwo uzajya ku ishuri? Nzajyayo kuwa 5. Kubera iki kuwa 5 utari uyu munsi ejo n'ejo bundi? Niko taratangira ibizami. Sasa mu gihe cy'ibizami byo ntabwo biza gukubita hasi?
nzaba ndi kumwe na papa. Uzaba muri kumwe na papa. Uzakurikiza muri kumwe na papa. Ku ishuri bazakwemerera. Ayandi masomo se ntabwo bari kugukikaho kuko abandi bana barimo gukomeza kwiga. Ibyo biga babinyohereza kuri telefone. Okay. Maze ukigira mu rugo. Okay. Ubushize papa yambwiye ngo wabaga wakangaye wa mbere ku ishuri. Ariko ubushize ngo ni wasubiye inyuma gato wakangaye? Wa gatatu. Wa karindwi. Aheruka kuba wa gatatu muri examen bakora ejo bundi. BigTown test. Wabaye wa gatatu. Abanyeshuri bangaye? Abanyeshuri 39. 39. Ufite ubwenge cyose. Ese umva bizamuzakomeza kubitsinda utari kujya ku ishuri? Kuko babinyohereza kuri telefone ndifuza gutsinda. Uzakomeze wiga utsinde sibyo? Yego mama. Papa gahunda y'ishuri bizagenda gute ngo uramubuza kujya ku ishuri? Gahunda y'ishuri no kuvuga ngo yewe ndashaka wenda azagenda agiye gukora examen. Ariko nabwo simbizi ko azayikora ko nabwo bishobora kumukubita hasi. Ubwo rero navuga hakujya ajya ahora yitura hasi buri munsi. Yazagenda agiye gukora examen Imana nibidushoboza nabyo nibyanganye nubwo aziga ikindi gihembwe gikurikiyeho. Zaterwa nuko Imana izagenda idufasha. Okay. Hari ikindi watubwiye kare ngo umwana yarakubwiye ngo papa nuzongere kunjyana kwa mu bavuzi gakondo. Abavuzi gakondo. Ngo Yesu azanyiza. Wigeze kumujyana mu bavuzi gakondo? Aho bandangiraga hose bavura namujyanagayo kuko burya iyo urwaje ugishije inama wese akugiriye. Mu masengesho tukajyayo ariko umuntu ahubwo ati masengesho yonyine ntazakuvurira ajya no mu Kinyarwanda bamuhe n'umuti. Imana ifasha uwifashije. Nkagenda bamwe bamaza ku mateleviziyo ngo baravura nkajyayo bakampa imiti nkahizana nkamuhereza. So mu buvuzi gakondo heruka ni ryari? Ashize igihe ndumva mperukayo ubwo mwaherukaga hano. Niba wagiyeyo ko byagenze gute? Hari ikintu bagufashije? Ni imiti bampaye ngomba kumuhereza. Maze bakakubwira ngo azaba yakize mu gihe kingana gute? Barambwira ati imiti nishira uzagaruke. Warayikoresheje? Narayikoresheje ariko kuva umwana yambuza narayihoreye. Yakubwiye ngo ntabwo nshaka imiti? Iriya miti ntuzongere kuyimpa, Imana yambwiye umuti wanjye. Okay. So igisigaye ni ugushaka abamasengesho. Ni ugushaka abamasengesho akomeza akoresha n'uwo muti wiwe tugategereza tukareba kandi niwe umpa icyizere ko agomba kuzakira. Kandi nawe akomeza bisaba Imana. Okay. Sawa. Turaza ndongera mvugane n'abantu b'amasengesho. Muri hehe? Buri munsi muza mu cameras abandi mu musengero zanyu mukatubwiye ngo mufite ubushobozi murasenga mukora ibitangaza. Kubera iki umukobwa wacu cyusa mutamusengera gahunda zigende neza izi nzoka n'ibibi byose bizaveho? Kubera iki? Where are you guys? I'm waiting for you. Uko ariko kose turaza gushakana tu ndaza kubabwira every time mbabonye ngo kubera iki mudakora igishoboka masengesho yanyu kore ku mukobwa wacu cyusa maze gahunda zigende neza. Iyi ni BigTown TV. Mbere yuko tujya ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi reka papa cyusa muhe akanya tubwire ibyifuzo ku mukobwa we n'imbaraga zidasanzwe ku mukobwa we Asigaye. Nibyo kuko nabyo yabivuze. Ibi byose arabibona gute maze tuze kureba icyo turi bukore twebwe nk'abantu barimo gukurikirana BigTown TV. Papa cyusa. Icyifuzo cyanjye ni uko uyu mwana yakira agasubira ku ishuri nk'abandi. Umwana abashije gukira n'ibindi byakunda akazi umuntu abagashakisha agategereza. Nicyo cyifuzo cyanjye. Nicyo bavuga ku bijyanye n'ibitangaje mu mwana Asigaye akora? Bitangaza Asigaye akora nuko antungura jewe nkabona yerekanye ikintu cyari cyarabuze kandi akavugana n'Imana niyumvira
kuko uburyo afata Bibiliya agakora ikimenyetso agashyiramo umusaraba hagati muri Bibiliya agahita ahaguruka agiye kuzana ikintu twari twaraburiye irengero. Ni igitangaza gikomeye. Byarantunguye. Okay. Hari ikindi warenzaho? Icyo narenzaho ni uko abakurikirana Big TV bagomba kudusengera, Imana ikaduha umugisha bakadukiza imyuka mibi. Nice. Nimero za telefoni? 0788 50 9 59. Okay. 0788 53 Okay. Asante sana. Reka dusoreze na Cyusa nawe hariya. Cyusa, ibyifuzo byawe ni bihe tugana ku musozo? No kongera nk'abo wa mbere Ku ishuri. Ikindi? niko nakiriza indwara. Ikindi? niko nasengera papa akabona akazi. Nice cyane. Ni byiza ko Elia azakabona. Ngenda byizera. Yes. Nta kindi? Nta kindi. Okay. Sawa. Noneho Cyusa, umusaraba usobanura iki kuri wowe? Umusaraba ntago mbizi. Kubera iki se washyushyanyaga umusaraba? Kubera iki washyushyanyaga umusaraba papa akaza kukwambura? Ntago nabyo mbizi. Okay. Ishapure se isobanura iki kuri wowe? Ishapure ni indinda. Irakurinda? Gute? Ndinda kumfata nyine birandekura. Iyo byagufasha birakurekura. Iyo wambaye ishapure. Okay. Sawa basi Cyusa, tubutandira ndifuza kuzabona wasubiye ku ishuri byo kwiga buri munsi. Papa nawe yabonye akazi. Ibyo bintu bigufata nabyo bikakurekura ukaba umeze neza. Sibyo byaba ari sawa? Ngenda byizera kandi bizabaho. Yego, ku bantu barimo gukurikirana BigTown TV, Cyusa mwamubonye, papa wawe mwamubonye. Amasengesho arakenewe, ubufasha n'ibiki byose. Umupapa agomba gusubira mu kazi, Cyusa nawe agomba gusubira mu kwiga. Ibi byose bigomba kujya ku ruhande. Nimba hari icyo ufite, hari ubushobozi, hari inama, igishoboka cyose reka gikorwe kugira ngo ibi bintu bize kugenda neza. Asante sana ku barimo gukurikirana BigTown TV. Nje nitwa Bakti, ingi ni BigTown TV, behind the camera nkaba ndi kumwe na Mike. Nawe yarakoze cyane, namwe murimo gukurikirana BigTown TV murakoze cyane. Cyusa na papa Cyusa murakoze. Until next time, this is BigTown TV. Let me tell you, ciao.